bagira ubuhanga bw'intambara ndengakamere kandi bakanaba abayoboke ba Buddha. Uyu munsi kandi urusengero rwa Shaolin ni umurage ndangamateka wa UNESCO, kakaba ari agace gakomeye k'ubukerarugendo dore ko intara ya Henan ruherereyemo yinjiza amamiliyoni y'amadolari buri mwaka bivuye mu bukerarugendo. Reka tuganire ku bamonko, abagabo bato bato b'imbaraga zidasanzwe bakora iby'ikiremwa muntu gisanzwe kitakwiyumvisha, kugeza aho bamwe batekereza yuko abamonko bafite izindi mbaraga cyangwa se indi myuka idasanzwe bashobora kuba bakorana nayo mu buzima bwabo. Hanyuma kandi nkanagushimira niba warakoze subscribe, waba utarayikora nkagusaba kuyikora, ukibuka no gukanda akazogera kugira ngo ibindi biganiro byose bitandukanye bijyanye n'imico y'ahantu cyangwa se ibintu bidasanzwe nabyo uzajya ubasha kubisanga hano. Ijambo monko ugenekereje kurisobanura mu Kinyarwanda rivuga abihaye Imana, ubwo Shaolin monko bikaba bisobanura abihaye Imana ba Shaolin. Aba ni abanyeshuri bo mu rusengero rwa Shaolin rwashinzwe mu ntara ya Henan mu kinyejana cya gatanu. Niho havuye imirwano ikomeye yagiye yamara ku isi, cyane cyane mu bihugu bya Aziya, maze buri gihugu kiriho izina ryayo, aho nko mu Bushinwa uno mukino witwa Zen. Aba ba Shaolin nibo bantu bavumbuye uno mukino ukunzwe cyane, dore ko uvanyemo yuko ari n'uburyo bwo gukina ukaba wanabyita kurwana. Uyu mukino rero akaba ari Kung Fu. Inkuru y'ukuntu aba Shaolin monko bavumbuye Kung Fu nabyo ni inkuru nshya mu mitwe ya benshi, ntabwo ari benshi babizi. Impamvu nuko nubwo uyu mukino wambaye cyane mu Bushinwa, nyamara nyiri ukuwuvumbura ni Umuhinde. Uyu Muhinde yitwaga Bodhidharma, akaba ariwe wazanye Kung Fu, aho yayizanye ubwo yazenguruka mu Bushinwa arimo arakwirakwiza inyigisho za Buddha. Ageze mu rusengero rwa Shaolin yasanzeyo abana bashakaga kuzaba abamonko, ariko kandi asanga bafite intege nkeya cyane. Bari bafite intege nkeya bitewe n'amasaha menshi hamwe n'umwanya munini bamaraga batekereza. Uyu mugabo niwe muntu wa mbere wahise ahuza aba Shaolin hamwe no kurwana. Birashoboka yuko iyo aza kuba atari indwanyi, abamonko tuzi ku munsi wa none ntaho bari kuba bahuriye nabo twari kuzamenya. Bodhidharma yize ajya mu buvumo buri ku musozi uri aho hafi, aho yamaze imyaka 9 atekereza areba ku rukuta rw'umuvumo rwanaje kumushushanywaho nyuma. Wakwibaza uti aba Shaolin monko biga iki? N'ibiki bidasanzwe umuntu nyine ashobora kuba yabamenyaho? Aba Shaolin bigishwa ibintu bitandukanye utarangiza kubara, gusa igikuriye byose ni ukwihangana. Kugira ngo uzaho umumonko wuzuye byemewe n'aba Shaolin bakuru bikaba bigusaba ibintu byinshi, aho ari urugendo umuntu wese adashobora kwihanganira. BBC yakoze icyegeranyo ku ba Shaolin ku muntu wifuzaga kuba umumonko byuzuye. Mu gutegura kino cyegeranyo basanze umugabo waburaga iminsi 2 gusa wagiye mu kizamini cya nyuma cy'aba Shaolin. Uyu mugabo witwa Shu Yandeni yagerageje kuganira na kino kinyamakuru ku byerekeranye n'ibyo yifuza mu buzima. Ati itandukaniro riri ku kwigira Kung Fu hano ndetse n'ahandi hose ku isi ni uko ahangaha ari agace kera mu myemerere ya Buddha. Kwiga Kung Fu ku rwego rwa Shaolin utempe ibibyifuzaho ni ibintu bisaba imyaka myinshi yo kuba warabyimenyereje kandi ari umuhamagaro wawe. Kuri iyi nshuro nintapasa ngo nkomeze ndaza kubabara cyane. Ibyo nakoze byose mu myaka irenga 10 biraza gukomeza kuba impfabusa. Banza gukora imyitozo ya nyuma mbere yuko ajya ku bayobozi bo kumubwira umwanzuro wa nyuma uko imyaka 11 yose yitoje yabaye impfabusa, cyangwa se nanone ko baye umumonko byuzuye uko abyifuza. Aha ari imbere y'umutoza w'imbere y'ikizamini cya nyuma. Umva agomba kuyimenya neza kuko ni ikimenyetso cyo kwizera, kikaba ikimenyetso cyo kuba warinda agace kawe bibaye ngombwa, kandi kikaba ari n'ikimenyetso cy'ubuzima bwiza nyuma y'igihe umaze wicaye. Mbere y'ikizamini cya nyuma buri mumonko wese agomba kuba afite umwihariko. Yansen yahisemo guhagarara ku giti, umwitozo ukomerera benshi cyane. Ati ngomba kubikora neza kandi ngomba kubimenya 100%. Namaze imyaka irenga 11 aribyo ndimo ndiga. Nubwo bimeze bityo, uno musore akaba agorwa cyane no kuzamuka akaguma hejuru kuri kano gati kandi akagera hasi ataragwa. Iyo ukoze ibi ngibi nibwo ubutsinze. Umutoza arimo kumwumvisha yuko agomba kubikorana umutima we wose. Uvanye muri gerageza ritoroshye na gato, uyu musore agomba no kumenya igitabo cya Buddha mu mutwe cyose. Iyo bigeze ku gusoma niho hari imbaraga nkeya zanjye. Namaze imyaka myinshi niga gusa ku byerekeranye no kurwana. Gusoma ntabwo nabyitagaho cyane, ariko nabyo ugomba kubitsinda. Abamubaza bagomba guhitamo icyo bifuza cyose muri kino gitabo, ubundi akaba ari cyo basubiza. Ni igitabo cya paji zigera kuri 200 agomba kuba azi ku mutima. Umunsi w'ikizamini cya nyuma wageze. Shaolin Temple ni agace abamonko bose bifuza kugerageza kuba abamonko byuzuye. Aba ngaba bose baza bagahurira aha bavuye hirya no hino mu gihugu.
bose baza bizeye ko noneho bagomba kuba abamonko byuzuye. Ni umunsi nari ntegerezanyije amatsiko menshi, no mu nzozi nawurotaga. Bwa mbere agomba kujya imbere y'amubaza agahera ku mirwano yiyerekana, akantu gatoya cyane yakwica, azategereza indi myaka 3 kugira ngo yongere aze muri rino rushanwa. Muri iki cyumba nta marangamutima ugomba kwerekana urimo. Umutoza we nawe agomba kumurebera hirya cyane. Ntabwo yemerewe kwinjira hano. Aha kuri Kung Fu aratsinze, gusa nubwo atsinze rwose biraza kuza kuri mfabusa nawe atarafata mu mutwe cya gitabo cya Buddha. If he succeeds, he will become a full monk. 观自在菩萨行深，面界乃至无意识界，无名亦无名际，乃至无意识界。行，你这过了。 Uratsinze. Muri aka kanya noneho uno mugabo abaye Shaolin Monko byuzuye. Uyu n'undi mu Monko nawe wemeye kuganira n'itangazamakuru, aho yavuze ati natangiye kwiga Shaolin Kung Fu niga mu mashuri abanza. Muri iyo myaka ishusho ya Shaolin Monko narayitekerezaga nkumva nzaba mbaye igihangange. Navugaga yuko nzaza kwiga Kung Fu ubundi narangiza nkahita nigendera. Numvaga yuko nzaba mfite imbaraga kandi nambara iriya myenda ya oranje, rwose nzaba mbaye umuntu w'igihangange. Gusa ubwo nageraga hano natangajwe n'uburyo bankuyemo buri cyose natekerezaga. Bankuyemo kwiyumva, numvise ndi umuntu nk'abandi, ahubwo kugeza no ku rwego rwo kuba munsi yabo. Aba Shaolin Monko baba bakora Kung Fu kandi bakanasenga cyane. Ikindi baba mu byiciro bigera kuri 2. Wakwibaza muri bino byiciro bya Monko ni ibihe? Hano ku rusengero rw'abashaolini iyo ukigerayo barabanza bakaguha ibizamini byo kwiga ndetse no kwimenya, maze nyuma nabo bakaza kugerageza. Nibwo ujya mu bwoko bumwe mu bwoko bubiri bw'abashaolini Monko buhari. Ubwa mbere ni aba Warrior Shaolin Monk, aba ngaba bakaba ari abihaye Imana b'abarwanyi. Ubwoko bwa kabiri bw'abashaolini ni Scholar Shaolin Monk, aba ngaba bakaba ari abihaye Imana b'abanyeshuri. Abihaye Imana b'abarwanyi ndetse n'abihaye Imana b'intiti ntabwo ari bamwe. Abirwanyi bitoza Kung Fu buri munsi, intego yabo ni imyitozo y'umubiri no gukomera hamwe no gukora ibintu bidasanzwe undi muntu wese ku ruhande aba atakoroherwa no gukora. Umuhate, urukundo ndetse n'imbaraga bajyanamo nibyo bibafasha kugera ku ntego zabo. Scholar Shaolin Monk bo bamara umwanya wabo basoma sutra, bicaye hamwe bakora meditation kandi batekereza. Ibi rero bikaba ari nayo ntego nyamukuru ya Buddhism ya Chan. Mu buryo bwo kubaho mu buzima bwabo busanzwe, abamonko b'abarwanyi hamwe n'abamonko bihaye Imana bose bizera yuko bagomba guhabwa amahugurwa mu idini rya Buddha. Gusa iyo bigeze ku ngingo ijyanye n'amahame ya filozofiya n'ibindi bijyanye n'ubwenge, iyo niyo ngingo y'abihaye Imana b'intiti baba bagomba gukurikiza mbere y'izindi. Abihaye Imana ba Shaolin bafite ubushobozi bw'ikirenga mu bintu binyuranye, aho bemeza yuko ibyo bakora byose nta mbaraga z'ahandi hantu ari hose bakoresha. Bakavuga yuko ubwonko bwabo ariko bwonyine bubigisha kwihangana ndetse no gutekereza kuri buri kintu cyose mu buryo bukomeye, kandi bo bemeza yuko mu gihe cyose wifuje gukora ikintu nubwo cyaba kigaragara nk'igikomeye, iyo nta kugitekerezaho ukundi wagize ukagitekerezaho rimwe gusa kandi ukizera, ari ibintu byoroha cyane. Ibi ngibi kugira ngo ubyumve neza turaza kuza kukwinjiza mu bintu bidasanzwe undi muntu wese adashobora gupfa gukora. Byagiye bikorwa n'abashawulini. Ubundi fizike yerekana yuko ugendeye ku mbaraga z'umuntu hamwe n'imiterere y'ikirahure bigoranye cyane kuko wagipfumura ukoresheje urushinge. Gusa ku bamonko ho ibi ngibi rwose bishobora kuba akantu koroshye cyane. Ahangaha umumonko yafashe ikirahure hanyuma bashyira na baro yuzuye inyuma yacyo kugira ngo natera urushinge rugacamo runyure no muri ya baro, maze kuko bigaragara yuko arirwo rwayipfumuye. Yarabanje afata umwuka uhagije, ubundi arangije ajugunya urwo rushinge ako kanya rupfumura kino kirahure hamwe na ya baro. Kugira ngo ibyo bikorwe mu muvuduko byibura ungana na kilometero 150 mu gihe cy'isaha. Iyo utekereza yuko ibyo ari akantu koroshye cyane, uze kubigerageza. Mu gisobanuro bavuga yuko ari ukubasha kuvugana n'ubwonko. Abashawulin Monko kandi banagira ubushobozi bwo kuba bakoresha intoki zabo ebyiri. Ubundi mu busanzwe abantu bakora pompage bazi uburyo kuzitangira biba ari ibintu bigoranye cyane kuko harimo kwiterura kandi bakoresheje ibipfunsi byonyine. Ku bamonko bo pompage ni ikintu kiri aho ngaho cyoroshye cyane batanatakazaho umwanya. Umumonko ashobora gukoresha intoki ebyiri zonyine ubundi akiterura umubiri wose, akanarenzaho kuba yakwihindura akoresheje intoki ebyiri zonyine. Ubuhanga bwo kugera ahangaha babukesha imyitozo ikomeye bakoresha intoki zabo bifashishije ibiti, maze intoki zabo zigakomera bikomeye. Urutoki rwe rumwe aramutse arumuteye mu mutima cyangwa se ahandi hantu bagukomeretsa ukaba wapfa, biragoye yuko wamara n'isaha ukiri muzima. Bagira kandi ubushobozi budasanzwe bw'umutwe wabo. Umutwe bawukoresha icyo bashaka cyose kandi nta kintu na kimwe baba. Umutwe niba warigeze kuwukubita nko ku gikuta uzi ukuntu bimera, nta n'uwakwirirwa bikwibutsa kuko birababaza cyane.
wanasanga hari umuntu ushobora kuba ajya kwemera akagukubita umutwe ngo agire umutwe ukomera. Ubutaha uzamusabe kuwukubita ku kibuye gikoze muri sima maze icyo kimeneke nk'uko abahungu babigenza, bigeza no ku rwego rwo gusenya igikuta bakoresheje gusa umutwe wabo. Kwicara mu mavuta arimo kurira, abahungu barabikora kandi ntibagire ikintu na kimwe baba. Ubu bushobozi bwabo ni ndengakamere, dore ko amavuta abizwa hanyuma bakazana umumonko arimo aramedita cyangwa se arimo gutekereza, maze yarangiza akayicaramo kandi rwose ntagire ikibazo na kimwe, ndetse nyuma agakurwamo ubundi agakomeza ubuzima nk'ibisanzwe. Abamonko kandi bafite n'ubushobozi butangaje aho babasha kwiyongera ibiro cyangwa se nanone bakabigabanya cyane, akaba yaryama ku musumari agakubitwaho ikintu ariko rwose akaguma ari muzima. Niyo wamushyira mu macumu nayo yayaryamaho kandi rwose ntagire ikibazo na kimwe. Ubu bushobozi bundi bifitemo budasanzwe nibo bonyine ku isi yose babwihariye. Umugabo niyo gusa babasha kugusobanurira, icyo nakora gusa ni ukukwereka amashusho yabyo. Ni byinshi cyane tumaze kukubwira byonyine, ntekereza yuko bihagije.